twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye ubuntu Nyagasani akaba duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 27 tariki 10 Ukwakira 2023. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi ubwa kabiri riti: haguruka ujye i Ninivi, umujyi mugari, maze umenyeshe icyo nzakubwira. Yonasi arahaguruka maze ajya i Ninivi akurikije ijambo ry'Uhoraho. Ninivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje, kugenda byari iminsi 3. Yonasi yinjira mu mujyi akora urugendo rw'umunsi umwe, yigisha agira ati: hasigaye iminsi 40 maze Ninivi ikarimbuka. Abantu b'i Ninivi bemera Imana, batangaza igisibo, bambara ibigunira kuva ku mukuru kugeza ku muto. Rya jambo riza kugera ku mwami wa Ninivi, nawe ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yambura igishura, yambara ikigunira, yicara mu ivu. Nuko batangaza muri Ninivi iteka ry'umwami n'abakuru bo mu gihugu, rivuga riti: abantu n'inyamaswa n'amatungo, ari amaremare n'amagufi, ntibigire icyo birya, ntibirishe kandi ntibinywe n'amazi, nibyambara ibigunira, baba abantu zaba inyamaswa, nibitakambira Imana n'imbaraga zose, maze buri wese areke imigirire mibi n'urugomo rwitwaza amaboko. Ninde wamenya n'Imana itahindura imigambi, umujinya ugashira mu mutima, maze ntitube tugipfuye? Imana ibonye ibyo bakoraga nuko bahinduye bakareka imigenzereze yabo mibi, nayo ihindura imigambi, icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 130. Uhoraho, uramutse kwitaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Uhoraho, ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro, kuko Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Niba uzakiza Isiraheli ibicumuro byabo byose. Uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo 38 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yesu akomeza urugendo n'abigishwa be, agera mu rusisiro, maze umugore witwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani yumva amagambo ye. Marita yari ahugiye muri gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yesu ati: mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo yose? Mubwire azamfashe. Ariko Nyagasani aramusubiza ati: Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihirikanwa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike, ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Gahunda yacu ya buri munsi yo kumva ijambo ry'Imana buri munsi izajya igendera ku bintu 3. Icya mbere, sobanukirwa n'intego y'umunsi. Icya kabiri, uko Nyagasani ari kubona uwo munsi. Icya gatatu, uko Nyagasani yifuza gukubona uwo munsi. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi ikintu cyacu duteguriye aryoshye cyane. Uyu munsi turazirikana ku ntego igira iti: kuba magirirane, la complémentarité. Mu gusobanukirwa n'intego y'umunsi, turaza gusobanukirwa n'icyari cyo magirirane. Mu gusobanukirwa uko Nyagasani abibona, turaza kubona icyo ibyanditswe bitagatifu by'uyu munsi bivuga ku ntego yo kuba magirirane. Icya gatatu, turaza kubona uko Yesu akwifuza, uko Nyagasani akwifuza uyu munsi ko nawe magirirane aho uri. Reka duhere bwa mbere ku gisobanuro cy'intego yacu, kwa magirirane, la complémentarité. Umugabo n'umugore batandukanye bashobora guhuriza hamwe bagashinga urugo, bakagira urugo rumwe kandi bakabana neza. Muri magirirane tugikoramo utuntu 3. Ikintu cya mbere tujye kubona, tubona ko magirirane nyine bisobanura ubumwe. Ubumwe ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kamwe.
nta nubwo ari bimwe, ahubwo ni ibintu byinshi, la diversité, ibintu bidasa, ibintu bidahuye, ibintu bitandukanye, nanjye kuvuga yewe bihabanye, bigahura kandi bigahuzwa, bigakora ikintu kimwe, nanjye kuvuga kinini, gifite imbaraga, gifite n'agaciro, gifite n'ireme. Za mbaraga zigamije kubaka, atari ugusenya, ahubwo kubaka, gutera imbere, kuzamura, gukomera. Cya kintu gifite ingufu, car l'union fait la force. Iyo bihuye nyine bigahuza, imbaraga ziraboneka. Gushyira hamwe bingana imbaraga nyinshi, bityo mukabasha gukora ibyari byananiye uriya, ibyari byananiye n'uriya, mwahuriza hamwe bikagenda neza, bya bintu bigakoreka, bigatungana. Kubera iki? Bwa bumwe. Ya magirirane. Mu gusobanukirwa magirirane icyo ari cyo, ngiye kugusobanura amategeko abiri agenga magirirane. Itegeko rya mbere rigira riti ukora ni ukosa. Aha rero bikagusaba gutinyuka, de risque, kumva ko ugomba kugerageza ikintu cyane cyane iyo ari cyiza mpaka gikoretse, nabwo kitakoreka nabwo ukomeza kubyihanganira. Abanebwe benshi banga kwishyira, nanjye kuvuga muri risque, banga kwishyira muri danger, banga kwishyira habi, kugira ngo ejo batazababaza bati kuki iki ngiki ariwo cyaguyeho. Abantu b'abanebwe bagatinya, nyamara ukora ni ukosa. Iyo wakoze ushobora no gukosa kuko uri umuntu nyine. Nguwo magirirane. Itegeko rya kabiri rya magirirane kandi rikomeye cyane, nuko umuremure amanurira umugufi, umugufi agatorera umuremure. Njye magirirane ngo rugo umugabo n'umugore bagahuza kandi bari batandukanye, umwana n'ababyeyi bagahuza kandi batari bamwe, ariko bagakora bimwe, bakaza guhuriza ku kintu kimwe. Kubera iki? Ubwumvikane, kunganirana, kugabana imirimo. Icya gatatu kugira ngo uve magirirane, nuko buri gihe utazajya umva ko ariho kamara, ninjye ushoboye, abandi nta kigenda, abandi barazambye. Akamvugo y'awa muhanga w'umushobozi ati l'enfer c'est les autres. Abandi ngo nibo kibazo, naho ngiyewe rwose nta kibazo, genda tuganye. Abandi n'abanyamafuti, abandi n'abanyamakosa, ukaza gutangira gusubira kunegura abandi, uri kunenga abandi. Nyamara baravuga ngo banenga batirora, icyakubwira ukuntu ari wowe udashobotse, ariko kaza kurangira ari wowe induru wayibangiye umuntu uca imanza. Iyo bamenyaga ko ushobora kuba ushoboye ibingibi ariko udashoboye biriya, hari imico myiza ufite, ariko hari n'ingeso mbi wasanga ufite. Rero ntabwo Nyagasani yahita kwanga, kuko anabivuze muri Zaburi, kubera ingeso mbi yawe ahubwo ategereje ko wisubiraho, ukamenya ko uriya nawe akuruta n'uyu arakuruta. Kwibwira ko abandi baturuta kandi nibyo, bityo ukamenya ko na nyina wundi yabyara umuhungu. Nguko kunganirana, ushoboye kiriya ariko cyane tukagenda twunganirana buhoro buhoro mu buzima bwacu, kuko umutwe umwe wifasha gusara, wifasha gutekereza. Nyuma yo kumva igisobanuro cya magirirane, reka tujye ku ngingo ya kabiri. Uko Nyagasani ari kubibona. Turumva umuhanuzi Yonasi aratwumvisha imikorere mishya y'Imana. Muri amasomo tunumva mu magirirane, hari magirirane igiye kuza kwa Yonasi, hari n'amagirane iza kuza mu rugo rw'i Betaniya, Marita, Lazaro ndetse na Mariya. Isomo rya mbere, Yonasi ngo rero twabyumvaga, turumva agiye mu butumwa, ariko mbere yabanje kwanga, ariko Nyagasani aza kumurusha amaboko. Yonasi yari yashatse kwigira kongwe, yari yashatse kwigira abamenya, yari yashatse kwigira kamarati, ndashoboye, nta cyananira, ashaka kugora Imana. Icyo iri somo ritwigisha ni ukureka ibitekerezo bya Imana ikabitambukamo, kureka Imana igakuyobora, kureka Nyagasani akaba ari guha umurongo. Naho wowe nanjye turamutse twahaye umurongo, byarangira twiroshye, byarangira tugiye kure y'Imana. Ariko ni hahandi Nyagasani aza gukuruza neza kuko abigenjeje Yonasi. Yonasi rero agatwigisha ko kugira ngo ibintu bigende neza, ubutumwa bugende neza, ni ukuvuga rumwe n'Imana. Umuntu wese utavuga rumwe n'Imana ntabwo ibyo bishobora kugenda neza. Urugo ni uruki, ubwo ni ururimi rw'urukundo hamwe n'Imana, gukunda Imana na mugenzi wawe. Tuzabona ko Yonasi we abanyanive barahindutse kubera ijambo ry'Imana yababwiye, ariko ntiyahindutse. Bigatwerekeza ku muntu utubwira ijambo ry'Imana, indorerwamo duhora tumureberamo, ibyo bigatuma bamwe tudahinduka. Turumva ku bwa kabiri, Yonasi nubwo bizarangira tubona nk'adahindutse, ariko Imana yabujije gukora umurimo wayo ku banyaninive. Turabona abanyaninive bakora inama y'umwami n'abaturage be, ndetse n'inyamaswa
bishatse gutunga n'abandi bafite amahane, n'abandi koko b'amakoko, n'abandi babayeho nabi, abandi b'abagome, bose bagakorana inama bagahuriza ku kintu kimwe, bakoranye inama n'Imana. Nguko kwicarira icyaha, ukicarira ingeso mbi yandi yakunaniye, bikazarangira wisubiyeho. Ibi nibyo bibaye kuri Nivi, none koko barahindutse kuko bicariye icyaha, bicariye ikibazo. Kwicarira ikibazo umubyeyi, ngo Imana ibonye ibyo bakoraga nuko bahindutse bakareka imigenzereze yabo mibi, nayo ihindura imigambi icyago yari yabateguje ntiyakibateza. Amen. Ngiye inama y'iki gihugu, abagiye inama Imana irabasanga ikanabasanganira kubera impuhwe zayo. Nguko guhura bagahuza, ubundi bagahura n'Imana, Imana ikabasanga. Abantu batuye mu gihugu kimwe bakavuga ururimi rumwe, bakaganira, bakunga ubumwe, igihugu cyabo kikazamo amahoro. Igihugu kirimo abanyamadini benshi bagahuriza hamwe, nubwo batasengera mu ngoro imwe, nubwo batasengera mu rusengero rumwe, ariko bakaba bahuriye ku Mana, Imana nyirikuzo, Imana nyir'impuhwe. Bizarangira Imana ibabara ibyaha byabo. Uhoraho aramutse witaye ku byaha byacu, nyagasani ndarokoka. Impuhwe Imana igira umunyabyaha, wa wundi wicuza agahinduka, akareka ibyamutanyaga n'Imana, akareka amacakubiri, akareka amanyanga, ubundi akizirika ku Mana, akavuga ururimi rumwe n'Imana. Kuvuga rumwe n'Imana kwa magirirane n'Imana nyine. Ngiri n'isomo ry'ivanjiri y'uyu munsi, aho bagiye gutuma magirirane ya Marita na Mariya, imirimo ya Marita ku ruhande rumwe n'indi mirimo ya Mariya ku rundi ruhande. Uzi ko abavandimwe bombi bavukanaga, bari bari mu rugo rumwe, urugo rw'i Betaniya, aho Yesu yakundaga gutemberera. Urugo rwa Marita, Mariya ndetse na Lazaro bishoboke ko bari n'imfubyi. Yesu rero akabakunda kuko yakirwaga neza iwabo. Urumva ko Yesu Kristo abakunze, akabataramira, bagahura na Yesu. Murumva iyo sano bafitanye, ibyo bapfana. Ariko turaza kubona ko ibyo bapfana akenshi bishobora gutuma bagira n'ibyo bapfa, bikabatera umwiryane, bakaza kubipfa. Ese wowe ibyo pfana na mugenzi wawe wasanga ari byo bituma umugira ibyo mupfa? Marita ku ruhande rumwe ni cheftain, niwe chef w'urugo, niwe uhagararira urugo, ahagararira igikoni, ari gutegura amazimano, nshatse kuvuga nk'inda, umubiri, la nourriture corporelle, ibiryo by'umubiri. Naho ku rundi ruhande Mariya ntabwo ari mu gikoni, ahubwo ari muri salo, kuganira, gutega Yesu amatwi. Mu gihe umwe ari umutwe, Marita chef w'igikoni, chef w'urugo, Mariya we ni umutima, gutega Yesu amatwi, kujya ku birenge bya Yesu. Nourriture spirituelle, ibiryo bya roho. Ibi byombi rero biruzuzanya. Ari umutwe nka Marita, ari umutima nka Mariya, bombi baruzuzanya. Imirimo yabo yombi iruzuzanya, umurimo wa roho ndetse n'umubiri byombi biruzuzanya, kuko umuntu ari umuntu umwe nyine, nta muntu w'igicuraho. Umuntu ahora ari muzima, ugizwe n'umubiri ndetse na roho. Ibi byombi rero bigomba kuba byunze ubumwe, nicyo bita umuntu muzima. Naho ubundi iyo umubiri na roho bitakiri kuvuga rumwe, nibwo bavuga ko umuntu yapfuye. Iyo umubiri witandukanyije na roho, nibo bavuga ko umuntu yapfuye. Gupfa rero ni uko umubiri utakiri kuvuga rumwe na roho. Rero tukaza kubona ko igisubizo nta kindi ni ukuzuzanya, nk'uko Yesu agiye kubibabwira. Igisubizo cya Yesu imbere ya Mariya na Marita, ntabwo Yesu agambiriye kubwira Marita ko ari uri gukora nabi, ko ibyo ari gukora nta gaciro bifite, cyangwa ko Mariya ari ufite agaciro imbere ya Yesu. Ahubwo Yesu Kristo ari gushaka kubabwira ko ari magirirane bombi, kuko icyangombwa ari ikindi kimwe gusa nyine, ni ubumwe, kunga ubumwe na Kristo. Ese Marita mu gikoni gutegura amazimano, uracyunze ubumwe na Kristo? Ese nawe Mariya uri ku birenge bya Yesu, uri kumva Yesu uri gutega Yesu amatwi, uracyunze ubumwe na Kristo? Nguko uko umubiri na roho iyo bihuye, bigahuza, bigahurira kuri nyagasani, umubiri ugenda neza, urugo rukagenda neza, igihugu kikagenda neza, abantu bakamererwa neza kubera magirirane, kuko wunze ubumwe na Kristo. Reka tunyarukire ku ngingo ya gatatu iza kutwereka iyo magirirane yacu we nanjye. Yesu, uko Yesu yifuza gukubona muri magirirane. Uze kwibaza uti, ibyo ndimo nunze ubumwe na Kristo? Ibyo ndi gukora ngiye ku rugendo, ibyo ndi kuvuga, ibyo ndi gutekereza, ibyo ndi gukora, ese nunze ubumwe na Kristo? Imirimo yanjye ituma mpura na Kristo? Cyangwa imbere umwanya wo kwivovota, kwivumbura, kwijujuta, bityo mwumva ko ari njye kamara,
mwumva ko abandi bantereranye, mwumva ko abandi bo ntacyo bari gukora, mwumva ko ibintu ari njye wakabishoboye njyenyine, ari njye ushoboye gusa. Kungunge na Kristo mu byo nkora byose. Umunsi umwe yigeze kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire wari ukize cyane pe, wa wundi ko kugendana ibifaranga bya bindi sitasimbuka, wari afite ifaranga byinshi, nuko rero aza kujya mu iduka, ushobora ko yari agiye guhaha. Ageze mu iduka aza guhura n'umugore, umugore mwiza cyane, wamubonye yumva aramubengutse, agira desekilibure, agira ubusumbane, ibintu bitari magirirane akenshi bizamo ubusumbane nyine. Nuko wa mugabo agira ubusumbane bukomeye cyane bw'umubiri, yibaza ukuntu aza kubigenza. Maze abonye uwo mugore nawe bishoboye ko ari guhaha utuntu mu iduka, maze aragenda abwira nyiri iduka ati, umva rero uriya mudamu namukunze, ngiye kugusaba ikintu kimwe gusa, uze kumubera ibintu byose aza kugura mu iduka, aze kubitwara gratuitement sans rien payer, nta na kimwe yishyuye, ninjye uze gukwishyura ibyo uriya mudamu byose aza gutwara. Nuko nyiri iduka arikiriza, kuko icyo yashakaga yari amafaranga. Nuko cyara kawa mudamu aza guhinguka hafi ya nyiri iduka, birashoboka ko araje kumwishyura ntawamenya. Wa mugabo wari ukize amubonye, nuko abwira nyiri iduka ati, dore wa mudamu araje, ube hafi, bityo ibyo aza kugura byose nyine ugiye kubyishyura. Ubwo wa mudamu hagati aho barahageze, wa mugabo w'umubose nawe arahari, na nyiri iduka arahari, bose bahurira aho ngaho kuri batatu. Wa mugabo abwira wa mudamu ati, ko nagukunze kandi nkaba nifuza ko ibintu waguze byose mbyishyura, ibintu ushaka gutwara mu rugo birangana n'amafaranga angahe? Wa mugore ngo aramubwira ati, birangana n'amadolari 500. Nuko rero wa mugabo ngo afata telefone ye, bishoboye ko arafite amafaranga menshi muri telefone, arebye muri telefone ko kwabona arimo, nuko asaba kode nyiri iduka, maze yishyuraho amadolari 500. Amaze kubyishyura, nyiri iduka nawe koko amafaranga amaze kumugeraho, nuko wa mugabo w'umubose abwira wa mugore amaze kwishyurira wa mwenda ya mafaranga, aramubwira ati, umva rero nagukunze, njye usanzwe uri umuntu mwiza, ugirira abantu neza igihe cyose, nagukunze cyane nagukunze, ariko ndifuza ikintu kimwe ko nanjye wakimba. Ati, ni igiki se? Ndifuza ko wampa akanimero kawe, nkajya nguhamagara tukanaganira, ndetse rimwe ukazaza no kunsura, ukanyereka uko waberewe n'utu twambaro waguze, uriya amafaranga amaze kugutangira, ukaza ukanabinyereka. Nuko wa mugore amubwira ati, ntacyo nshobora gukora nawe umugabo wanjye, urugendo rwose ngiye gukora nuko umugabo wanjye aba yabyemeye, ndetse n'amafaranga yose nakira n'umugabo wanjye ashyikiraho yose. Umugabo wanjye niwe ungenga, umugabo wanjye ntacyo nshobora gukora atagishyigikiye. Rero aba ari we usaba nimero ya telefone, ubundi niyemera kuyiguha nta kibazo rwose. Nuko wa mugabo ati, umugabo wese ariyo ngo musabire nimero ya telefone, umugabo wanjye n'uriya nguriye umutware wanjye. Ubwo yari amweretse wa nyiri iduka. Urumva wa mubose ibintu bigiye kubera aha ngaha, wa mubose uwahaye amafaranga azi ko ari nyiri iduka yo kurihira wa mudamu bya bintu yaguze y'amadolari 500. N'uyu mugabo nyiri iduka ari nawe umugabo w'uyu mugore. Wa mubose neza neza areba hirya areba hino, isoni n'ikimwaro ziramukora ziramubumba, agira ikimwaro cy'imasa 25, ari kwibaza uburyo uwari kuregera ana wari kurega, uburyo umugabo yaraje gusaba nimero ari we nyiri iduka, ari nawe nyiri umugore, ari nawe mwumvise byose byo bavugaga byo bapanga imigambi myinshi yose ari gupanga kuzigarura umugore, none ko kuramupfubanye. Wa mugabo atahamara amasa yuzuye isoni n'ikimwaro by'imisa 25. Aha, niba ushaka nimero yanjye, baza umutware wanjye, baza umugabo wanjye, nayiguha nta kibazo, nayiguha rwose ndabishyigikiye, aba ari uyiguhereza. Abakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko urugo rwakagombye kubaho, ruriho kuri magirirane. Burya umugabo ntiyaciye mu mugore we mu gihe hari magirirane bombi, mu gihe babyumvikana, mu gihe babyumva kimwe, nta mwanzi ushobora kubatanya, nta mwanzi ushobora kubaca hagati. Ese mugabo mugore, wasanga nawe uri nk'umubose wari ufite ifaranga byinshi, ukajya ubinyanyagiza ushaka kurangiza irari ry'umubiri, ukabinyanyagiza muri rubanda, iwawe inzara iravuza ubuhuha, iwawe ibibazo ni byinshi cyane, iwawe
inzara ni yose, ubukene bwose, ariko ukajya gutaguza amafaranga muri ba rubanda hirya no hino ngo kubera iki? Gushaka kujya gusenya ingo z'abandi, ngo kuba kamara, ukaba ufite ifaranga byinshi ariko ukennye mu mutwe, ariko utari magirirane, ariko nta bumwe wifitemo, uranyanyagiye, urashukunyaze, nta bumwe wifitemo nyine. Umugabo n'umugore babutse bunze ubumwe, nta guca inyuma byabaho, nta mwiryane wabo mu rugo rwabo, nta bibazo byavuka mu rugo rwabo, kuko ikibazo cyose kiraza kigasanga munsi ubumwe. Ese mugabo mugore nawe ushobora gutinyuka ukabwira umuntu uje kugutereta agusaba uduserivise two kwa Sekibi, twa duserivise dutanya urugo rwanyu, nawe ushobora gutinyuka ukamubwira uti baza umugore wanjye, baza umugabo wanjye, ukabanza ukabwira umugabo wawe, ukabanza ukabwira umugore wawe, ukabwira uwo mubana, il faut informer, baza umugabo wanjye, baza umugore wanjye. Bizarangira umwanzi atabonye aho abanyura, umwanzi mumuzirishije akanwa. Kubera iki? Mwebwe hagati yanyu munzu ubumwe, urugo rwunze ubumwe, nta guca inyuma byazamo. Guca inyuma biza byari igihe hari umwe ashaka kwigumura akajya ku ruhande akitandukanya n'undi nyine, agashaka kuba nyamwigendaho, agashaka kurya wenyine, gusahura n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ni byinshi cyane mu rugo, ukazasanga urugo warushyize ku karubanda, wararujugunye, wararutaye, wararutwitse, none ruri gushya. Kubera iki? Aho habuze ubumwe, ntabwo muri magirirane. Urugo rwunze ubumwe, umugabo n'umugore bakunga ubumwe, uwo mubana mukunga ubumwe, byerekeza kumwe, twese tujyana na Kristo. Umwe mu isakamento ry'ubumwe nyine, rya sakamento ryo gushyigirwa, rya sakamento ry'Ukaristiya, rya sakamento rya penetensiya, aho hose twunga ubumwe na Kristo. Kuko tuzirikana aho twari abanyabyaha, twari kure y'Imana, none nyagasani tugira ubuntu, turagarutse kubera impuhwe ze. Nibwo bizarangira batakimenya gutandukanya umugabo n'umugore, kuko bose ari bamwe mu rugo rwabo, bunze ubumwe. Burya umuntu mubana mugeraho nyine mugasa, akajya bindi ngo ibisa birasabirana, umugabo akabasa n'umugore. Utakimenya kujya gutandukanya umugabo n'umugore, kuko umwe abaza undi icyo bagiye gukora, bakabana neza mu rugo rwabo, bityo bakabaho neza kuko bunze ubumwe, bakagira impumuro y'ubumwe, impumuro y'amahoro, impumuro ya Kristo. Aha nuko nawe umuyobozi, mutegetsi, shefutene, bantu mwese mufite imirimo myinshi cyane, nanjye kuvuga rudaca cyangwa n'indi myinshi cyane, mukorera igihugu, mugakora kiliziya n'ibindi bigo byigenga n'ibitigenga mukorera, mumenye ko magirirane ntabwo ari ukuzura ukaba wujujwe imyuka, ububasha, amafaranga, ibintu bya mirenge. Ntabwo ari ukuzuza, ahubwo no kuzuzanya. Umuntu akaba afite ingeso yamunaniye, ariko akabana n'undi nawe akamenya ko na mugenzi we afite ingeso yamunaniye, ukayihanganira. Defo ye kanite, ukamenya ko mugenzi wawe ashobora no gukora nabi nawe, kimwe nuko yakorana neza, byombi birashoboka. Kwihanganira mugenzi wawe mu mafuti, ukamworohera, ukamufasha, ukamutabara, mugatabarana mwembi. Kuzuzanya ntabwo ari ukuzura, kandi ari ukuzuza, ahubwo ni ukuzuzanya. Ngiyo magirirane, ngicyo gushaka uyu munsi ko nawe wakwiyoroshya, umugenzo mwiza wo kwiyoroshya mu mitima yacu, tukagira imigire nk'iya Kristo, ubumwe na Kristo, ubumwe n'abavandimwe, tukabyuzuza mugenzo wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Uyu yashobora iki, nanjye nashobora iki, twashyira hamwe tugakora ikintu kizima gifite ingufu, tukubaka kiliziya y'Imana, tukubaka urugo rwacu, tukubaka umutima wacu, umubiri wacu. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.